ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana byatumye bihangira uko abo gukiranuka. No kuvuga mu magambo make, in simple terms, nta kindi gitera ibi bintu nuko utamenya. Nuko utamenya kuko yamenye yuko kugukiranuka kwe ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga, niko muri Yesaya havuga, byatuma uwo muntu rwose uko gukiranuka kwe ayamanika. So mu murongo muri Yesaya ndumva wadufasha byinshi. Yesaya kangahe? Yesaya 6:4 umurongo wa 5. Yesaya 64:5 reka mpasome numve. 6:4-5 haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Yego. Twese turaba nk'ibibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Oh my God, my God. Rero ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Manase, nishimiye kubana nawe noneho twese turi imbere ya kamera. Byari bimaze iminsi. Nkunda kuba ndi inyuma yayo, wowe uri muri kamera imbere, none turi kumwe. Yego. Uyu munsi muratubona ko turi kumwe, rero nabwo ni ubuntu, ni umugisha, ni amahirwe kuba tugiye kuganira namwe twese tugaragara imbere yanyu muri screen zanyu, murimo kutubona neza. Ndi Pastor Sam, uyu ni mwene data Manase dukunze gukorana n'ubundi biganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Hari umurongo nshaka kugira ngo tuganireho, bituma abantu niyo tuba twarawusomye nta kintu bitwaye, bituma abantu barushaho gusobanukirwa. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 1 haravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira bisiriye ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ibibazo nshaka kugira ngo tuganire tunasubiza biri umurongo wa 3 haravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Nahanga nshaka urumva, hari gukiranuka kw'Imana. Yego. Hanyuma abangaba ngo ntibigeze bakumenya. Batakumenye bihangira ukwabo. Bihangiye ukwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo rero tuganire kuri uko gukiranuka kubiri. Urumva harimo kw'Imana batamenye, hariho no kwabo bihangiye basuzugura kw'Imana. Ndagira ngo ari byo tuganiraho n'abantu badukurikiye barushaho gusobanukirwa. Yego. Ahubwo hari ikindi kintu usomye muri iyo mirongo numvise ntajyaga ntindaho cyane, ariko Pawulo aravuga ati icyo nsabira ngo iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli, aribyo nsabira Abisirayeli nuko bakizwa ku Mana, ngo no kugira ngo bakizwe, ni ukugira ngo bakizwe. Kandi aba bantu bigaragara yuko bari abantu bajya mu rusengero cyane, bari bafite idini ryabo ryari rikomeye ry'Abayuda. Ni ukuvuga ngo kuri we mu maso ya Pawulo wigishaga ubutumwa bwiza ni nk'abo bantu batari bakijijwe. Ntabwo mbese icyo nsabira aba bantu nuko bakizwa, no kugira ngo bakizwe. Ntabwo ubwo bakijijwe, kandi ni ukuvuga ngo akizwa ari uko yemeye ubutumwa, yakiriye ubutumwa bwiza. Nuko umuntu utakiriye ubutumwa bwiza ntabwo arakizwa. Kandi abo bantu arimo kuvuga bafite idini yabo ikomeye, bakagira abatambyi babo n'amasinagogi manini, ariko aravuga ngo ntabwo bakijijwe. Ntabwo bakijijwe. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo umuntu udakijijwe imirimo yose yakora yo gukiranuka, mbese aba arimo yihangira gukiranuka. Ikindi ntabwo ngo kuko batamenye, ni ukuvuga ngo ntabwo bamenye gukiranuka kw'Imana. Kubera ko ni we washatse, nari nasomye nshaka kugira ngo twibande ku wa 3 uriya ngo utangirira ku wa 1 kano wa 2 twe kusimbuka. Arimo aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka, ngo ariko ritava mu bwenge. Tugira ikintu tuvuga ku kugira ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Gira ikintu
uvuga ku ishyaka ry'Imana, ni gute umuntu agira ishyaka ry'Imana ariko Pawulo akaba arimo kuvuga ngo nta bwenge, ntabwo riva mu bwenge? We ikintu navuga, urabona hari igitekerezo cyo muri Bibiliya cy'umusamariya, umusamariya mwiza, good Samaritan, sibyo? ngo ni umuntu yari umuyuda, ahura n'abambuzi, baramukubita, bamugirira nabi cyane, urumva, ngo bamusiga aburaho gato agapfa, aburaho gato agapfa. Noneho haza umuyuda farisayo, aza ajya gusenga, asanga uwo muntu wakubiswe umeze nabi, amunyuraho, arakomeza ajya gusenga. Noneho haza kuza umusamariya, ubwoko bw'abasamariya, abayuda banenaga abasamariya, ni ukuvuga ngo abasamariya n'abayuda ntabwo abo bantu bahuzaga, urumva, ni ukuvuga ngo abayuda bari bafite isumbwe ku basamariya, ku buryo banabanenaga. Uribuka story ya Yesu, asanga umugore ku iriba, akamubwira ati mpa amazi, umugore akavuga ati se nayaguha gute, ndi umusamariya wowe uri umuyuda? Yesu aramubwira ati iyaba wari uzi ugusabye amazi wari kuyamuha, kandi we ayo yaguha ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Muri make abasamariya baranenwaga n'abayuda, sibyo? Rero uyu muntu wari wakubiswe yari umuyuda, noneho umuntu wari ufite inshingano zo mu rusengero aca kuri uwo muntu, arembye, we arakomeza ngo agiye gusenga. Noneho umusamariya we aje amugirira impuhwe, amugirira imbabazi, noneho agira gute, aramufata, amujyana kwa muganga, niko navuga. Ariko iyi nkuru nabyumvise, iyi nkuru uracyavuga ku muntu ngira ngo ku ishyaka ritava mu bwenge, urimo uravuga ku ishyaka. Muri make, in summary, uyu muntu yamunyuzeho ajya gusenga, kandi icyakabaye cyiza, sibyo? Nuko yakabaye afasha uyu muntu wagize. Rero hari igihe n'uyu munsi abantu bagira ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ubwenge bwa mbere ni ukuba nk'uyu muntu yari kuba, icyakozwe n'uyu musamariya nicyo cyiza kurusha wenda uyu muntu ufite ishyaka ryo kujya mu rusengero no gukora indi mirimo y'idini. Binteye guhita njya gushaka iyo nkuru, iratangaje. Yego. Uriya muntu wari wakubiswe, ngo umuntu wabanje kumunyuraho bwa mbere ni umutambyi, ngo nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Ubwo ngo n'abatambyi bafite ishyaka ritava mu bwenge cyane, avuga ati njyewe njye gutabara umuntu kandi amasaha y'amateraniro yageze. Ngo n'umurewi ariko mana yanjye, n'umurewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ngo ariko umusamariya wari uri mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe cyane. So kora samare yawe, ishyaka ritava mu bwenge ni ishyaka, nta rugero rwaruta icyo gitekerezo dusomye cy'umusamariya. Umurewi, abarewi bari bafite inshingano yo kuba ari bo batambyi, sibyo? Hano ko bavuga umutambyi n'umurewi, bavugamo babiri, habanje umutambyi nyuma haza umurewi. Umutambyi, urumva, inzu ya Lewi niyo nzu yavagamo abatambyi, sibyo? Yaba umutambyi mukuru cyangwa se n'umutambyi bakomokaga mu nzu ya Lewi, mu muryango wa Lewi. Uzi ko bageze mu gihugu cy'isezerano, inzu ya Lewi ntabwo bigeze bahabwa gakondo, kubera yuko gakondo yabo yari iyo gukora iyo mirimo y'ubutambyi, bakayihemberwa binyuze mu maturo byose. Rero iyo uvuze Lewi, yaba ari umutambyi ubipracticinga, ariko iyo uvuze umurewi ntabwo wabijyana kure. Tubyoroshye tuvuga ko ari abakozi b'Imana, abakozi b'Imana tubigeranije n'igihe cya none. Exactly. Ni abantu bakora imirimo yo mu rusengero. Okay.
ishyaka ritava mu bwenge ni ugukora ibintu byinshi ariko navuga ngo utarimo kuyoborwa n'umutima w'Imana sibwo utayobowe na mwuka wera. na mwuka wera. Thank you. Aha tujye kuri wa murongo rero wa gatatu. Yego. Kuri uko gukiranuka kubiri. Tubanje kubona ko yari afite icyifuzo cyo gusengera bene wabo kugira ngo bakizwe, kandi bo bari bazi ko bakijwe kuko bari abanyedini banakomeye. Naha turababonye ko ari bo banyuze kuri uyu muntu bajya mu rusengero, kuko ishyaka bararifite naryo turaribonye. Noneho iryo shyaka ritava mu bwenge birivuze ngo byatumye basuzugura gukiranuka kw'Imana, batamenya gukiranuka kw'Imana, ngo bihangira ukwabo basuzugura kw'Imana. Tujye kuri uko gukiranuka tukuganireho, abantu badukurikiye basobanukirwe gukiranuka kwanjye ni ukuhe, ukw'Imana ni ukuhe. Okay, Bibiliya iravuga ngo ariko noneho hari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ahubwo guheshwa no kwizera. Yego. Sibyo? Umuntu iyo yizeye Imana akizera ibyo Yesu yadukoreye, uwo muntu ibyo ukwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Yego. Urumva? Kwizera gusa, kwizera ariko amaze kumenya. Urumva? Ubundi kwizera kubanzirizwa no kumenya. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Yego. Sibyo? Niko mu Baroma mu cya 10 ngira ngo. Cya 10 umurongo wa 17. Ubundi nicyo twari tunarimo. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu hariya warusomye ngo kuko batigeze kumenya, ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana, byatumye bihangira ukwabo gukiranuka. No kuvuga mu magambo make, in simple terms, nta kindi gitera ibi bintu ni ukutamenya. Ni ukutamenya kuko yamenye yuko gukiranuka kwe ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Niko muri Yesaya havuga, byatuma uwo muntu rwose uko gukiranuka kwe ayamanika, akavuga ati soma uwo murongo muri Yesaya, ndumva wadufasha byinshi. Yesaya kangahe? Yesaya 6:4 umurongo wa 5. Yesaya 64:5. Reka mpasome numve. 6:4 haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Yego. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Oh my God, my God. Rero gukiranuka ntabwo ari ibikorwa by'abantu, ahubwo gukiranuka ni umuntu, kandi uwo muntu ni Yesu. Sibyo? Iyo wizeye Yesu, ukizera yuko yagukijije, yagupfiriye, ni ukuvuga ngo ibyo yagukoreye byose bibi byawe. Sibyo? Yego. Kuko uyu munsi nabo bakora ibikorwa byiza, n'uwo muntu ukora ibikorwa yita ibyo gukiranuka, ntabwo ashobora kugeza ku gukiranuka gusabwa n'Imana, kuko bisaba 100% byuzuye. Niba uhisemo iyo nzira y'imirimo, nubwo iyo nzira itabaho idakunda, ariko ibiranga iyo nzira cyangwa se ibyo usabwa muri iyo nzira bisaba ngo ukiranuke ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma wenda uviriye mu mwuka. Sibyo? Ni ukuvuga ngo nta gihe na kimwe urumva, nta gihe na kimwe ushobora kuzuza gukiranuka igihe cyose. Kandi ibyo byo gukiranuka ntabwo ari ibikorwa gusa, ahubwo no mu ntekerezo. Yego. N'intekerezo zawe zigomba kuba zikiranuka. Ntugere ugira umuntu wifuza, niba ari umugabo kwifuza umugore, ntiwigere ugira umuntu urakarira, mbese ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nawe basuzuguye gukiranuka kw'Imana
gutangwa nk'impano, yego, hanyuma bihangira ukwabo kuva mu mirimo yabo myiza, ngo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kandebe neza muri kamera mbwira abantu, gukiranuka ni kubiri. Hari ukw'Imana, uravuze ngo gukiranuka ni umuntu, yego, ngo gukiranuka ni Imana, kandi ni impano y'Imana iha abayizeye. None wowe urashaka kugira ngo Imana ikwemere ishingiye ku mirimo yawe myiza, kandi muri Yesaya baravuze ngo ibyo wakiranukamo byose imbere y'Imana biba bimeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ndumva ko ari igihombo. Ndumva ibi bintu binumvikana, sinzi impamvu ubundi byagiye bigorana kugira ngo tubyumve. Niki gituma ibi bintu bigorana kandi urabyisobanuye? Gukiranuka ni kubiri, hari ukw'Imana itangira ubuntu kubwo kwizera, ariko abantu bakagusuzugura bakihangira ukwabo. Ubundi Yesu yaravuze muri Matayo 11:28 ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Cyane umuntu wakira ibi by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu ni umuntu wabigerageje akaruha. Noneho iyo yagerageje ibyo bintu yabwiwe byo kugerageza iyo mirimo itegetswe n'amategeko, akabigerageza kenshi cyane, sibyo? Iyo yumvise inkuru, ubutumwa bwiza bumubwira bati si imirimo yawe, ahubwo ni ukwizera icyo Yesu yagukoreye, ibyo bintu bisona neza. Ni nk'umuntu abaye ahaze, umuntu abaye ashonje, amaze iminsi 3 atarya, ukamuzanira ibyo kurya, uwo muntu agufata neza cyane. Mbese umuntu umuzaniye inkuru yo kurya, cyangwa se ko amuzaniye amafunguro, uwo muntu aranezerwa, arishima cyane. Ariko se umuntu wenda muhuye avuye muri pati, yariye yanyoye, arahaza, sibyo? Ukamubwira uti ngwino nkujyane njye kukugurira, uwo muntu yabiha agaciro? Nta gaciro yabiha rwose, nta gaciro yabiha. Rero navuga ngo kimwe mu bintu bituma abantu bemburesinga cyangwa se bakira ubutumwa bwiza ni ukuba yaragerageje ibyo bintu bikamunanira, cyangwa se wenda n'umuntu wenda utarajya mu rusengero ariko ufite ibintu by'isi byamuruhije. Urakivuze mpita nkiganishaho. Njyewe nabaye pasiteri ndi mutoya pe, nari ndi mutoya kuko 2012 nari mutoya, nari mu myaka 20 n'indi. Yego. Hanyuma ngerageza kwigisha abantu uko gukiranuka abantu bihangira, mbigisha gukora neza, gusenga cyane, kandi nanjye mbikorana nabo. Nari umuyobozi w'icyitegererezo, nkajyana nabo gusenga, tugakora ibintu byinshi cyane birimo kwitanga, gutanga amafaranga mu murimo w'Imana, kujya kuvuga ubutumwa. Twakoze ibintu byinshi cyane, ariko nkatekereza ko aribwo ndi bwemerwe. Yego. Nkumva ko Imana inyishimira, ariko nyuma n'ubundi nkaza kumva najyaga ngira ikibazo gikomeye cyane iyo hazaga umuntu baza ngo Yesu aje nona wagenda, kikambera ikibazo cyane. So kugeza igihe numvise mbirushye ntangira kubura n'ibyo nigisha, ko nabonaga byose narabikoze, ariko nkasanga ndacyatsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bavuze iri jambo utabarushye n'abaremerewe, nibo babiha agaciro. Iyo umuntu yabigerageje akaruha kumva araremerewe, akabiburamo igisubizo. Narabibuze n'igisubizo, niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwanduhuye. Hari urundi rugero rwa Yesu asura, yatumiwe mu rugo rw'umuyuda, rw'umufarisayo witwa Simon cyangwa se Simon. Yego. Noneho ari muri urwo rugo hari umugore wari umunyabyaha, niko Bibiliya ivuga. Noneho haza kumenya iyo nkuru yuko Yesu yagiye muri urwo rugo rw'uwo mufarisayo Simon. Uwo mugore ahita ajyayo. Agezeyo
mbese yagiye aremerewe n'ibyaha bye. Ahageze atangira kurira ku birenge bya Yesu, ndetse amushyira n'amavuta mu mutwe, wari nk'umuco w'abayuda wo kurespektinga umuntu uhaye icyubahiro n'iki. Noneho ngo wa muntu watumiye Yesu iwe, uwo Simoni, uwo mufarisayo, noneho ngo atangira gutekereza mu mutima we ngo burya ngo uyu si umuhanuzi, ngo uyu Yesu si umuhanuzi, ngo iyo aza kuba ari umuhanuzi yari kumenya ko uyu mugore ari umunyabyaha, ntabwo yari kwemera yuko amukorera ibingibi arimo amukorera. Noneho Yesu aramubwira ati rero ndashaka kukubaza ikibazo. Undi ati mbaza. Aramubaza ati abantu babiri bari bafitiye umuntu umwenda, money lender, wabahaye imyenda. Ati muri aba bantu babiri, umwe wenda tubigereranyije n'amafaranga, umwe yari amubereyemo 500,000, undi amubereyemo 50,000. Ati noneho aba bantu bamaze kunanirwa kwishyura, baza uriya muntu wabagurije abababarira umwenda wabo. Aramubaza ati muri aba bombi ninde wababariwe cyane? Noneho uwo mufarisayo asubiza Yesu ati nuriya wari ufite umwenda munini w'500,000. Yesu aramubwira ati usubije neza. Ati rero kuva nagera ntabwo wankoreye ibyo uyu mugore yakoze. Urumva? Muri make Yesu yarimo yigisha uyu muntu. Uyu mufarisayo we yumvaga, ubishyize muri iyi story, ni uko uyu mufarisayo ni nk'uwo wari ufite umwenda muto, noneho uriya mugore yari afite umwenda munini, kuko yaje aremerewe n'ibyaha. Rero ntabwo abo bantu bakira imbabazi kimwe, nta nubwo bumva urukundo rw'Imana kimwe, kuko umwe abavuga ati ibyo ari byo byose jyewe ibyaha nkora ni bikeya. Undi wamenye ko ari umunyabyaha cyane, sibyo, niwe wumva. Rero mu bintu bijyanye n'ibyo gukiranuka, nk'uko wari ubibajije, umuntu wakira gukiranuka kw'Imana ni umuntu umenya yuko ari umunyabyaha 100%, sibyo, ari ruharwa, ari chief of sinners. Ariko umuntu wumva yuko aburaho gusa agerageza, arabura umuntu umukorera top up, ubundi bindi aragerageza, ariko araburaho utuntu dukeya gusa. Bene uwo muntu aragoye kwakira ubutumwa bwiza, kwakira gukiranuka kw'Imana, kubera yuko aba yumva afite nawe uruhare. Rero keretse kumurikirwa n'umucyo w'Imana, urumva, ariko ubundi agahinda Paulo afite k'abo bantu wamwumva. Paulo wamwumva, kandi aba bantu yarabakundaga cyane, kubera yuko muri Acts mu byakozwe n'intumwa hari aho Paulo avuga ati ngiye kuzajya i Yerusalemu, njye kureba ubwoko bwanjye bw'Abayuda. Umuntu aramuhanurira, aramubwira ati nyamuneka ntujye, nyiri uyu mushumi naretswe yuko nagerayo azagirirwa nabi, bazamufata bakamukubita, bikagenda gutya na gutya. Aravuga ati ntabwo munci intege, nzajyayo niba ngombwa nzagweyo. Rero aba bantu nta kindi Paulo yarabakundaga, kuko nawe yarazi yuko at one time, gihe kimwe, nawe yabaye muri ibyo bintu. Rero mu by'ukuri gukiranuka ni ukw'Imana, niko gukiranuka kwahishuwe, kandi umuntu wizeye ko gukiranuka kw'Imana yumva aruhutse, yumva atekanye, yumva yishimye. Mbese ni ugukiranuka kwiza umuntu yakwifuriza buri muntu wese kuba yakwakira. Amen. Ndagira ngo abantu tubasomere uyu murongo dusoza. Ndabona wunganira uri ukarusha no kusobanura. Mwibutse kubera wari utangiye kuvuga ibya Paulo, ko Paulo yigaragaza nk'umuntu wabayeho muri iki gihe cyo gutungwa no gukiranuka kwe, akanivuga noneho igihe noneho yari amaze kukuvaho, yemeye gukiranuka kw'Imana.
mu Bafilipi rero nagira ngo tubasomere uyu murongo nidushaka tuze gusoreza ahangaha. Bafilipi 3 mpere ku murongo wa 4 ngeze nko ku wa 7. Aravuga ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka wabonye ko n'ahariya ngo bari bafite ishyaka ariko ritava mu bwenge, nawe yemera ko yarigiraga. Kavuga ngo ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Gukiranuka kwa kundi kwa muntu twabonye kuva mu byiza bye. Pawulo aravuga ngo yari inyangamugayo. Aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Ngeze ku 9. Kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko. Uko arakwiyambuye. Warashana no kugaragara afite gukiranuka, adafite gukiranuka kwe kuva mu mategeko. Ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ukuri. Amen. Numva ubundi byisobanuro. Birasobanura. Ushatse wakora conclusion kuri ibintu biri gukiranuka kwa muntu no gukiranuka kw'Imana, twashaka tugasoza. Ya, ni ukuvuga ngo ibyo bintu birasobanutse. Gukiranuka kw'Imana niko gukiranuka gushoboka. Gukiranuka kwa muntu ni gukiranuka kw'imirimo itegetswe n'amategeko. Uko gukiranuka ntabwo gushoboka. Abakugerageje byarabananiye, kandi natwe turabahamya b'ibyo bintu. Ngendo umuhamya cyane. Ndo umuhamya, sibyo nkubwije ukuri. Iyo usomye uwo murongo igice cya 10 umurongo cy'Abaroma, ni ukuri uwo mutima Pawulo yari afite. Nanjye mba numva sinzi ikintu wakora ngo ugitere mu bantu ariko bemera uko gukiranuka kw'Imana, kubera yuko nanjye ibyo bintu nabibayemo, twabihozemo, ariko ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ni imvune. Ni imvune. Iyo ziza ku imvune zishoboka, none ntizishoboka. Ikibazo kiriho ni ugukomeza umuntu ahatiriza, avuga ati wenda bizakunda, ejo bizakunda, ejo bizakunda. Hari umuntu rero urinda arunduka arimo agerageza ati wenda ejo bizakunda, bizakunda, bitarakunda. Ni ukuri ibi bintu biteye agahinda, ariko nyine nta kibazo, umwuka w'Imana arahari, niwe mwigisha. Mwuka wera yaraje, turi mu gihe cye cya Mwuka wera. Uko yabikumenyesheje, ko yabimenyesheje niko azabimenyesha n'undi wari we wese. Rero ibyo bintu twebwe cyo kora ni ukubivuga, ni ukubibwira abantu. Burya twebwe umuntu avuga ijambo ry'Imana bari imbuto. Mwuka wera niwe ugira gute uzivomerera zigakura. Ako kantu uvuze k'akantu ko kugerageza ngo ejo bizakunda, ngiye byageraga igihe nagerageza, uko nkomeza kugerageza byanga nkumva noneho ndaniyanze. Ubundi nkanatekereza ko ngira ngo ntameze nk'abandi bantu, maybe ngiye mfite ikibazo, ntago naremwe nk'abandi. Nyuma nibwo naje kumenya ko ari urwa bose, ahubwo kubera ko abantu bazi kubihisha, bagahisha izo mvune n'iyo miruho bacamo, bakajya bagerageza kwerekana side yabo nziza, wowe ukajya ugira ngo niwe wagoye wenyine, ariko n'umuruho ufitwe na bose batari bamenya ku gukiranuka kw'Imana. So ndumva twasoza tubabwira ko gukiranuka kwawe ntago gushoboka, niyo wanagushobora. Tubonye Pawulo waravuze ngo gukiranuka kuzanwa n'amategeko yari inyangamugayo, ngo ariko amaze guhishurirwa Kristo. Ibyo byose yabibonye nk'igihombo, yabibonye nk'amase, ngo kugira ngo aboneke ko ari muri Kristo, adafite gukiranuka kwe, ahubwo afite ukwa Kristo kuzanwa no kwizera. Ndumva rero ntago nkutekereza nk'umuntu uruta Pawulo wahishuriwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu,
kugira ngo nawe ufate icyemezo uyu munsi wa none ureke uko gukiranuka kwawe, kuko ntabwo kuzagutsindishiriza imbere y'Imana, kuzatuma ubana neza n'abo mubana, ariko imbere y'Imana ntacyo kuzagufasha. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane.